ariko iyo wabanye neza n'abantu izina ryawe risigara riri kwibuka ibyo wakoze byiza, ibyo wakoreye abantu byiza. Tuvuge ni nk'urugero umunsi yaboneyeho diplome, umunsi yaboneyeho akazi, tuntu duto duto bimuha imbaraga zo kugira ngo nawe abe yakwitaho cyangwa se akubanire neza. Ugomba kugira aho bigarukira, kuko hari ukuntu umuntu avuga ngo aratiza agatiza n'urugi. Nari kubikora gutya, twari dufitanye gahunda, none ndayishe, mbabarira. Iyo wishimiye iby'abandi nibwo n'amahirwe nawe akuziraho. Ishyari ni ribi, urahari physically cyangwa se muri kumwe ku mubiri, ariko ibitekerezo byibereye ahandi. Muvuge neza, kuko umuntu uwo ari we wese ahava akagera aba afite ibyiza n'ibibi. Byerekana ko uri umuntu ugira agaciro, ugira indangagaciro. Ube wa muntu uvuga icyo yavuze kandi akagishyira mu bikorwa. Umuntu yakoze ikintu cyiza runaka, mubwira ati ewana ndakwishimiye kubera iyi ntambwe. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze nanone wo ukurikiranye Lioness 250. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko tutibagiwe n'abari hanze y'u Rwanda ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mbahaye ikaze cyane kandi ndizera ko mumeze neza. Imana ikomeze ibampere amahoro ndetse n'umugisha utagabanije. Ndongeye ndaje kuri wa mwanya wacu rero, kuri wa mwanya twiyemeje kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myitwarire, ku myumvire, ku migirire yacu ya buri munsi, tugamije gusigasira ubuzima bukaba ubuzima buzira umuze ndetse bunagamije iterambere rirambye. Uyu munsi rero nongeye kwikoza ku rubuga rwa kwa.com, ahantu haba ibintu byiza cyane. Nawe nagushishikariza kujya ujyaho ukagenda ureba ibitekerezo bigiye bitandukanye byarashyizweho n'abahanga ndetse n'abashakashatsi, kandi ibyo bitekerezo baba baravuzeho ni ibitekerezo byiza, bishobora kukubaka, bishobora kuguteza imbere, bishobora kugira umurongo biguha. Rero narebye ku rubuga rwa kwa.com ko nabikubwiye, ndeba ibyanditswe kuri psychopath level byashyizweho na Mahi Khan, atubwira uko umuntu akwiriye gukora, cyangwa se inzira umuntu akwiriye gukora, abantu bakwiriye gufata zigera mu 8 zigamije gusigasira umubano. Muri make ni inzira cyangwa se uburyo 8 tuba dukwiriye gukoresha kugira ngo dusigasire umubano hamwe n'abandi. Murabizi abanyarwanda barabivuga neza ngo kubaho ni ukubana. Iyo ushaka gutera imbere bigusaba kugira ngo ugire umubano mwiza n'abantu. Iyo ushaka kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, bigusaba kugira ngo ugire umubano mwiza n'abantu. Ikindi kandi iyo wabanye neza, murabizi ko ubuzima ari bugufiya. Umuntu anyura ku isi agacaho imyaka runaka akagenda, ariko iyo wabanye neza n'abantu izina ryawe risigara riri kwibuka. Ibyo wakoze byiza, ibyo wakoreye abantu byiza bisigara mu bantu, ndetse bikanabafasha, bikabafasha kugira ngo nabo babane neza cyangwa se bagire ibyo bakora byiza. Rero twihuse cyane kuri psychopath level baratwandikiye bati ikintu cya mbere cyangwa inzira ya mbere umuntu aba akwiriye kugira ngo akomeze umubano mwiza, ngo ni ukwibuka utuntu duto duto cyangwa se kwibuka ibikorwa bitoya uba ufitanye n'abantu. Urugero, hari ukuntu uba ubana n'abantu, tuvuge ni umuntu mubana, umufamiliye wawe, umuvandimwe wawe, ariko ugasanga umuntu mubana cyangwa se umuntu w'inshuti yawe ya hafi wita ko ukurikiranira hafi ubuzima bwe cyangwa se umukunda, ariko bikaba bibabaje ugasanga utazi nk'ikintu akunda kunywa, cyangwa se utazi nk'ikintu akunda kurya, cyangwa se utazi nk'umunsi we akunda yizizaho ikintu runaka. Tuvuge ni nk'urugero umunsi yaboneyeho diplome, umunsi yaboneyeho akazi. Tuntu duto duto ngo tugufasha kubana neza n'abantu. Iyo ugenda utwibuka utwo tuntu, ukibutsa nk'umuntu wawe uti nyamara wa munsi uziko ariko wa graduatinze, biramufasha cyane, akavuga ati uyu muntu anyitaho. Bimuha imbaraga zo kugira ngo nawe abe yakwitaho cyangwa se akubanire neza. Utuntu duto duto rero twa hagati y'abantu baba baragize, utuntu duto duto tugenda duhuza abantu. Tuvuge nk'ijambo rikunda guhuza abantu, ukagera nko mu rugo rw'ahantu ukabuzi uti bakunda kuvuga aka kantu runaka, akaba nk'agaterime bagira mu muryango. Usanga kutumenya ari byiza cyane, bigufasha mu mibanire yawe n'abandi, kandi ikaba imibanire myiza. Ikintu cya kabiri cyangwa se inzira ya kabiri, Mahi Khan yaratubwiye ati gutanga udategereje inyungu.
kwa kundi ufasha umuntu ariko wowe udategereje inyunguti ndamufashije gutya nawe azanyishyura. Kwa kwitanga niko nabivuga. Gusa kwitanga nanone ugomba kugira aho bigarukira, kuko hari ukuntu umuntu avuga ngo agatiza n'urugi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo biba bisabwa, ariko gufasha cyangwa se gutanga, guha umuntu wawukunda, kumuha icyo gihe, kumuha ubufasha runaka akenewe byihutirwa, utitaye ngo uyu muntu nanjye azabinyishyura, uyu muntu nanjye mutezeho iki ngiki. Ibyo uba ukoze, kwa kwitanga uba ugize bwabafasha uba ukoze udategereje inyungu, byubaka umubano cyane hagati yawe n'abandi. Uburyo bwa gatatu kandi yaratubwiye ati gusaba imbabazi byihuse. Uba ukwiriye gusaba imbabazi byihuse mu gihe wumva ko wakosheje. Biragora abantu byo gusaba imbabazi, cyane cyane ngo abantu b'igitsina gabo ngo ntago bajya bakunda ngo gusaba imbabazi, ngo birabagora. Ariko se nibyo ntago mbizi, nawe uraza kubitwandikira muri comment utubwira. Ariko psychopath nk'uko byanditswe na Kan yaratubwiye ati jya usaba imbabazi mu buryo bwihuse. Niba ukosheje, niba wakereje umuntu, niba hari ikintu wakoze kidakwiriye, ihutire gusaba imbabazi. Mubwire uti sorry, nari kubikora gutya, twari dufitanye gahunda, none ndayishe, mbabarira. Kubera ko mu buzima umuntu arakosa, umuntu ukosa ni nawe wikosora kandi akigira mu makosa ye. Rero niba wumva ko wakosheje, niba wumva ushaka kubana neza n'abantu, jya wihutira gusaba imbabazi. Bitavuze ko ibyo bisobanuye ko umuntu uko byenda kose n'amakosa arayagendana. Ntago wakuvuga ko uzitwararika ngo ntuzigere ukosa. Itwararike amakosa mu gihe yakugwiririye, wihutire gusaba imbabazi. Nibyo Mahikani yatubwiye ati ujya wihutira gusaba imbabazi mu gihe wakoshereje mugenzi wawe. Uburyo bwa kane yaratubwiye ati kwishimira abandi, cyangwa se kwishimira ibyo abandi bagezeho. Nubwo wowe wenda ukiri kurwana n'inzira zawe, ukiri kurwana n'ibyawe, ariko wa wundi mwawe muri kumwe mu rugendo ukabona hari ibyo agezeho, jya ubyishimira, werekane ko umwishimiye. Kuko iyo wishimiye iby'abandi nibwo n'amahirwe nawe akuziraho. Ishyari ni ribi. Iyo ugize ishyari ku by'abandi, undi yageze kuri ibi, bituma utekereza guca mu zindi nzira zitari nziza, cyangwa se bikagukoresha amakosa. Kandi iyo ukoze amakosa naho waganaga, akenshi hazamo inzitizi cyangwa se biribana. Rero kwishimira iby'abandi, ngo ntuheranwe n'uko ibyawe byanze, ahubwo ukishimira iby'abandi, nabyo ni umugisha uba uri gushaka kugira ngo ugereho. Kandi ibyo nabyo bigufasha mu mibanire y'abandi. Niba wishimiye ibye, nawe azaza kugufasha, nawe yaza kugufasha kubera ko nawe abona ko wowe iterambere rye uryishimiye. Ubwo ni uburyo bwa kane. Uburyo bwa gatanu cyangwa se inzira ya gatanu yaratubwiye ati kubaho byuzuye mu ndagihe. Ubundi kuvuga mu ndagihe ni kuvuga aka kanya, ibyo ufite present. Kubaho byuzuye rero ni ukubaho wishimiye bya bindi ufite. Niba uri kumwe n'abantu bawe, niba uri kumwe n'umuntu wawe, undi w'inshuti yawe, bana nawe ako kanya. Hari ukuntu ushobora kuba muri kumwe ariko bitewe n'uko wowe udahari, urahari physically cyangwa se muri kumwe ku mubiri, ariko ibitekerezo byibereye ahandi, ibitekerezo byibereye muri telefone. Urimo kwicatingira, uri kuganira n'abandi kandi byitwa ko uri kumwe n'umuntu. Rero niba uri kumwe n'umuntu, kugira ngo byubake umubano mwiza hagati yawe nawe, ugomba kubaho ako kanya kandi byuzuye. Telefone ishire ku ruhande, muganire murebana amaso ku maso, muhane ibitekerezo muri kumwe, nta yindi rwivanga ihari iri guturuka ku ruhande. Kubaho byuzuye rero ako kanya nabyo bizagufasha cyane mu mubano wawe uri kubaka hamwe n'abandi. Uburyo bwa gatandatu cyangwa se inzira ya gatandatu yaratubwiye ati ni byiza kuvuga abandi neza mu gihe badahari. Niba utari kumwe n'umuntu, uri kuganira n'abandi, mukaba muri kuvuga ku wundi muntu, mukaba muri kuganira ku wundi muntu, cyangwa se akazamo mu kiganiro cyanyu, ni byiza kumuvuga neza, utari ukujya kumuserereza cyangwa kumusebya cyangwa se kumuharabika. Muvuge neza, kuko umuntu uwo ari we wese ahava akagera aba afite ibyiza n'ibibi. Rero ibyo bibi niba binahari, byihorere. Niba ubona nta n'ikiza gihari, reka kubivugaho, reka kumuvugaho, ahubwo muvuge neza. Iyo uvuze neza umuntu umuvuga mu bandi,
bigaragaza isura yawe, byerekana ko uri umuntu ugira agaciro, ugira indangagaciro, uha agaciro abandi. Kandi umuntu wiyubashye, uri umuntu utiyubashye avuga abandi nabi, ariko umuntu wiyubashye avuga abandi neza, akabavugaho urugero rwiza yabafatiraho, akabavugaho ibyiza bakoze, ibyiza bagezeho. Ibyo ngibyo nibyo bikwerekana nawe ko uri umuntu w'agaciro. Kandi iyo umuvuze neza mu gihe adahari, bibereka ko nujya n'ahandi nabo uzabavuga neza. Ibyo byerekana rwose ikintu gikomeye hagati yawe n'abandi, kandi bikabongerera umubano, bikabakomereza umubano hagati yanyu. Kubera ko umuntu iyo yumvise uri kumuvuga neza avuga ati nanjye azamvuganira uko byagenda kose, bikamuha imbaraga zo gukomeza kubana nawe neza. Uburyo bwa 7 twihuta cyane, kandi yaratubwiye ati ba uwo abandi bashobora kwishingikirizaho. Wa wundi umuntu wese avuga ati ebana reka nsange kanaka, uko biri kose aramfasha, reka ibintu byanjye mbishinge kanaka, ko byenda kose biragenda neza. Ube wa muntu w'inyangamugayo, ube wa muntu utanga amasezerano akayasohoza, ube wa muntu uvuga icyo yavuze kandi akagishyira mu bikorwa. Niho bazava bakwishingikirizaho, niho bazava baguha icyizere cyo kugira ngo bagushinga ibintu, bagushyire mu byabo, mbese abumve ko kuba bari kumwe nawe bafite umutekano, bafite amahoro. Ibyabo biri mu biganza byawe, biri mu mutekano, biri mu biganza byiza. Niba ubaye umuntu bishingikirizaho, uko byagenda kose n'umubano wawe uba ari mwiza. Ariko uzi kuba ugera ahantu umuntu akavuga ati, ni urugero ukabona ni wa muntu ufashe tuvuge nk'amafaranga angana gutya, ni umuntu wenda udafite umwanya cyangwa se umuntu ukuza, akavuga ati reka nguhereze 5,000,000 zanjye igenda nshyire kuri banki, igenda uyambikiriza. Akaba yizeye ko utari bumuhemukire, uri bugende ugakora nk'uko yayaguhaye. Uzi icyo cyizere ukuntu kiba gikomeye. Rero kuba abantu bashobora kwishingikirizaho cyangwa se kwizerwa cyane, ni ibintu byiza byubaka umubano hagati yawe n'abandi cyangwa se hagati y'abantu. Dusoza n'icyanyuma, yaratubwiye ati buri munsi igaragaza ko ushimira abandi. Buri munsi jya ugaragaza ko niba hari ikintu wakorewe, niba umuntu yakoze ikintu cyiza runaka, mubwira ati ewana ndakwishimiye kubera iyi ntambwe. Niba agukoreye iki ngiki wakoze kubufasha, nyine garagaza umutima wo gushimira. Kandi iyo ushimira n'ibindi biraza cyane, kuko nk'abizera ijambo ry'Imana baravuga bati muri byose tujye dushima, yaba mu bibi no mu byiza tujye dushima. Noneho rero niba hari n'ibyo byiza byakugezeho mu buzima busanzwe, shimira, ushimire abo bandi, ushimire abandi ibyo bageze, ushimire abandi ibyo bagukoreye, ushimire nawe icyo wabashije kugeraho. Ibyo ni ibintu bizagufasha kugira ngo umubano wawe hagati yawe n'abandi cyangwa se umubano hagati y'abantu umere neza kandi ukomere. Kandi twabikuye kuri Psychopath Level, bikaba byaranditswe na Nahikani. Niba wumva hari icyo wungutse, usangiza abandi bitwibukiranijeho. Nibe kandi nawe hari icyo watubwira kijyanye no gukomeza umubano wacu hagati n'abantu, wabyandika muri comment. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere ugeze aha, ukande kuri subscribe. Nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe. Ikindi ntusige udakanze kuri like kugira ngo tubone ko ibyo twakwibukijeho biba byagushimishije. Tuzasubira utaha rero. Ciao, bye.